kugira ngo tubwire umubyeyi tumusuhuze tumenyeshe ko twahageze hanyuma abasaza twaje tukiyegereye babishinzwe baratubwira amateka makeya magufi yakurikiweho kuko ntabwo wayavuga yose ngo uyarangize. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Yesu wacu Samariya wujine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana yigizwa. Murakoze cyane rero, reka Padiri adufashe atubwire ku mateka ya Kibeho. Bikira Mariya rero yadusuye bwa mbere hano i Kibeho, yaje ku itariki ya 28 z'ukwa 11. Ni mu gihe yazaga ku mugaragaro, n'uyu munsi turi kumwe nubwo yadusezeyeho, ariko yanadusezeranyije ko ari kumwe natwe mu bihe byose. Yagiye ari hano kuko nababwiye rero ingingo ya mbere, undi akamwitaba ati karame, nuko akamwiyereka ari umubyeyi mwiza ukiri mutoya. Alphonsine amubajije aturinde, aramubwira ati ndi nyina wa Jambo. Bakomeje kugirana ibiganiro, harimo no kumubwira impamvu yarizanye uwo mubyeyi, kandi nawe amubaza ibindi bitabiri z'ukwa mbere 1982. Uyu yabonekewe ari uwa kabiri. Uwabonekewe ari uwa gatatu ni Maria Clara Mukangango w'iki gihe. Yewe no mu basenga hari abagenda babura ukwemera, kandi nkuko namaze kubivuga, ugasanga kwihana ni gukeya. Kwihana bivuga kureka,
kwihana bivuga gufata ibyemezo, kwihana bifata guhinduka mukagarukira Imana, mukareka Imana ikabagira abayo. Ikindi Bikira Mariya yavuze ubwo yazaga hano i Kibeho nuko yibukije urubyiruko ndetse n'abantu bakuze kukwemera n'ubuhakanyi bigenda biza mu mayeri. Ahangaha icyo yashakaga kuvuga si ukwemera gusanzwe, ahubwo ni ba muyobya bagenda baza bakayobya abantu, cyane cyane harimo n'urubyiruko. Rero ukwemera n'ubuhakanyi bigenda biza mu mayeri. Abantu benshi baragenda bahakana Imana, abantu benshi baragenda bihakana ibyo gusenga, ku buryo usanga umuntu ashaka kwigira, kandi nyamara hari umuremyi waturemye wifuza ko twamukunda tukamukorera kandi tukamusenga. Igihe rero tugize ukwemera gukomeye niho tugira n'ubuzima, kuko niko Nyagasani yabyishakiye. Ikindi Bikira Mariya yagarutseho mu butumwa hano ni ukwakira ububabare bwacu, mukabwifashisha bukababera isengesho, kuko yavuze ko ntaho umuntu yahungira ububabare, kandi abantu bose mu byiciro byose, haba urubyiruko, abakuze, byacu n'iby'isi yose tugomba kubwakira. Guhura n'ibitubabaza, hari uburwayi, gutsindwa mu ishuri nkamwe abanyeshuri, umwana ufite ubuhanga ariko ni ugusenga ubutitsa ntabujyanye. Yabisabye abanyeshuri nkamwe, abisaba abantu bose. Ibi bivuga guhora mutekereza Imana, kuyivugisha nk'uko muvugisha ababyeyi banyu, mama cyangwa se papa, kuyivugisha igihe cyose, kutayibagirwa n'akanya na gato. Imana uba mu ijuru ni umubyeyi wa Yezu Kristo, kuko mbere y'ivuka rya Yezu, ubwo marayika Gaburiyeli yabonekeraga Mariya, yaramubwiye ati dore ugiye gusama inda. Bavandimwe, Yesu ni mukuru wacu, kuko ni umuvukambere mu byitwa ikiremwa cyose. Abanyakorosi umutwe wa mbere uhereye ku murongo wa 15. Yesu ni mukuru wacu, niyo mpamvu ku itariki ya 28 z'ukwa 11 1981, umubyeyi utagira uko asa yadusuye bwa mbere hano i Kibeho nk'umubyeyi yabonaga twebwe turi abana be. Naho igitero cya kabiri Bikira Mariya akagira ati mwana uzemera, mwana uzanyambaza azagira ubugingo bw'Imana. Urumva ukuntu Bikira Mariya yakinaga na Rufonsine nk'umubyeyi urimo gukina n'umwana we. Yari yamwigishije kariya karirimbo bakakaririmba. Kandi ahantu tuba turi nta misozi miremire iba ihari, hararinganiye neza, kandi n'uturabo tuhari ntagasumba akandi, twose turaringaniye. Murumva abanyeshuri namwe rubyiruko ko umubyeyi wacu abana ba Bikira Mariya. Hahirwa ababyeyi babyaye abana bakunda umubyeyi Bikira Mariya bakamwiyambaza. Aya magambo rero muyagire ayanyu, namwe ukunda umubyeyi Bikira Mariya kandi muzajye mumwiyambaza kenshi. Uyu mubyeyi wo mu ijuru arabakunda, aradukunda twese, akunda abana be kandi akabereka urukundo, abitaho, abereka Imana muri byose, mbese mukamwigana mukaba abatoni b'Imana. Bikira Mariya arifuza ko mwahinduka mukaba abakristo by'ukuri, ejo n'ejo bundi mukazaba. Mariya arabashakaho guhora mumubwiraho igihe mwakoze icyaha mugasaba kumusenga. Bikira Mariya arifuza ko mwakubaha abababarira bose. Nyagasani Yesu Imana.
yabunguriye umuryango umwana wabo wari umaze imyaka 7 atabona urubyaro, ubu yararubonye binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Umukristo w'i Kigali arasabira abana be kugaruka muri Kiliziya Gatolika, akabasabira kandi n'ingabire y'ukwemera y'amasezerano kandi agasabira abana be kuyoborwa